Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, ndabaramukije inshuti z'umusaraba bakundwa mwese abakurikira ibiganiro byacu bya Saveur Divine. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Ndi n'umunezero mwinshi cyane wo kugaruka kubasuhuza no kubana namwe muri ibi biganiro byacu bya Saveur Divine, nyuma y'iminsi itari mike tudashobora kubigezaho ibiganiro, ariko bidaturutse ku mpamvu zacu. Imana yashimye yuko twongera gusangira iri jambo ry'Imana. Rero reka mbanze nyishimire kuko impaye uyu mwanya wo kugaruka ku murimo wayo. Mana Data twese ndagushimiye cyane, uzamura icyubahiro kuko uragikwiriye. Ushimwe yuko wabanye nanjye, ushimwe yuko mu bikomeye wahabaye, ushimwe yuko utemeye yuko Satani akomeza kunyishima hejuru. Uyu mwanya ndawugutuye umugisha abo tugiye kumva iri jambo hamwe mu izina rya Yesu, amen. Nongeye rero kubaha ikaze muri ibi biganiro byacu bya Saveur Divine. Hanyuma mu gutangira iki cyumweru, reka dusangire aya magambo tubona muri Zaburi ya 27. Ni Zaburi yanditswe na Dawidi. Aravuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihomo kinkingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Haleluya, haleluya. Icyo saba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Dawidi yatuye, yerekana ukwizera yari afite, yerekana uburyo yari yishingikirije ku Uwiteka. Hanyuma aravuga ngo Uwiteka niwe mucyo we, aravuga ati niwe gakiza kanjye. Hanyuma aravuga ati ese niba Uwiteka ari we mucyo wanjye, kandi niba Uwiteka ari we unshyigikiye, nzatinya nde? Haleluya. Nshuti yanjye, wowe unyumva, niba wariringiye Uwiteka, niba Uwiteka ari we mwungeri wawe, nta muntu n'umwe ugomba gutinya, nta kintu kizagutera ubwoba. Uwiteka niwe gihome cyacu, niwe bugingo bwanjye, nta muntu uzaduhinza umushyitsi. Dawidi aravuga ngo ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Yewe nanjye mfite ubuhamya, ni ukuri nabonye ababisha bantera muri iyi minsi yatambutse, ababisha bantera, ariko Uwiteka ntabwo yemeye yuko banyaka ubuzima, ahubwo barasitaye baragwa. Ababisha ntabwo ari aba bantu tubona bagenda fizikuma, ahubwo ababisha, abanzi bacu mu Befeso batubwira neza
ababanzi bacu uko bameze. Pawulo yarabasobanuye aravuga ati abo dukirana nabo ngo ni abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Haleluya. Nshuti zanjye, nabonye shitani ampagurikira mu buryo bw'uburwayi, aneja kurwara, ariko nubwo satani yandwanyije, nubwo yari yampagurukiye, ararwana ariko ntabwo anesha. Haleluya. Kuko uri muri njyewe amurusha imbaraga nyinshi, uri muri twebwe arusha uri mu isi. Bene data, nimukomere mushikame. Nabonye Imana intabara, nabonye Imana indwanirira. Uko yandwaniriye nawe niko yiteguye kukurwanirira. Uko imbereye maso nawe niko ikubereye maso. Bene data, nukuri ndashaka yuko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ngo ahubwo byabushyize imbere. Haleluya. Ibyambayeho rero ntabwo byatuma Saveur Divine ihagarara burundu. Oya, ntabwo ari njyewe Saveur Divine ishingiyeho. Mu murimo w'Imana, Imana kandi niyo yatangije uyu murimo, kandi iwubereye maso, kandi izakomeza iwuhagararire. Nyiraneza Immaculée ntabwo ari we Saveur Divine. Oya, rero niyo mpamvu ibyabaye byose ntabwo byatuma ubutumwa bwiza bukomeza guhagarara. Niyo mpamvu twongeye kugaruka kubasangiza ijambo ry'Imana. Ndizera yuko aya magambo dusangiye hari uwo agirira umumaro. Ni ukuri dukomeze dushikame. Shitani araturwanya ariko yaraneshejwe. Dawidi rero yaratuye aravuga ati naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Haleluya. Muririmbyi yaravuze nawe ngo umutima wanjye ntabwo uhagaze, ngo nisunze umukiza ukomeye. Haleluya. Haleluya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Mwabindi mu byose mwe nimuhimbaza Uwiteka. Haleluya. Mumfashe duhimbaza Uwiteka bene data. Mumfashe tumushime. Izina ry'Uwiteka turishyize hejuru kuko arabikwiriye. Rero nanjye nje kugukomeza. Birashoboka ko waba nawe uri mu kigeragezo cy'uburwayi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uhagarare, ukomere, ushikame. Wowe ugume mu mwanya wawe, ukomeze wizere Imana. Uwiteka niwe mbaraga zawe, niwe ngabo igukingira. Umutima wawe ujye umwiringira, nawe azagutabara. Umutima wawe wishimire Uwiteka, kandi ni ukuri umushimisha indirimbo n'ibihimbano bya Zaburi. Wature amagambo y'Imana ku buzima bwawe, wiyaturireho amagambo meza, wiyaturireho intsinzi, maze Uwiteka azaherekeza amagambo wiyaturiyeho. Ni ukuri ibyo byaramfashije, nanjye nje kukubwira ngo ubyiyaturireho, Imana izabana nawe. Haleluya. Imana ishimwe. Ndanezerewe cyane kubw'uyu munsi, ndanezerewe kubwo kugaruka ku murimo w'Imana, ndanezerewe kuko Satani yaneshejwe. Haleluya. Hanyuma kandi mbere yo kurangiza iyo audio, reka nongere nkomeze umuntu wese waba ari guca mu bihe bikomeye, wizera Imana ariko akabona akomeza kugeragezwa. Reka nongere mwibutse rya jambo ryo muri iyi Zaburi ya 34 umurongo wa 20, haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Haleluya. Uwiteka azagukiza muri bya bindi byose bikugoye. Nshuti yanjye, komera rero, ukomeze wizere, ukomeze umwishingikirizeho, umuhange amaso, nawe azagukiza. Hanyuma nk'uko
twabamenyereje ntabwo gahunda yahindutse, turacyagendera ku ijambo rimwe. Buri cyumweru tuba dufite umutwe w'ijambo tugenderaho. Muri iki cyumweru tuzabaganiriza ku ijambo ryo muri Zaburi ya 34 umurongo wa 19 haravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Haleluya! Mbifurije icyumweru cyiza, mwese mugubwe neza mu izina rya Yesu. Ntabwo narangiza ntongeye kubashimira mwebwe mwese abambaye hafi, abasuye ndetse n'abasengeye. Imana ikomeze ibahe umugisha uko mwanyeretse urukundo, ariko namwe Uwiteka azabagenzereza. Mu gihe cy'ibyago muzabone umuntu ubitaho nk'uko mwabinyeretse. Yesu abagirire neza. Umunsi mwiza, ndabakunda cyane. Amen.